ubundi wowe wabaye umuhanzi kuva ryari natwaye umugabo w'abandi nyine baradufatana. This is Maximed TV. This is Maximed TV. Maximed, link up with the world. Inshuti bakunzi ba Maximed TV, nizere ko mugwe neza cyane aho muri hirya no hino batandukanye mu mpande zose z'isi aho muri. Twizere ko mugwe neza cyane. Hari abakunzi bacu bo mu gihugu cy'u Burundi, abarundi mwese ndabaramukije. Amahoro y'Imana aho muri hose. Ndabakengurukiye cyane kandi ndabashimira cyane gose. Abagabo, abakenyezi, inkumi n'imisore, abatama n'abatamakazi mwese ugwaruka gose gu Burundi nongeye kubaramutsa kandi mugire umunsi mwiza ndabakunda. Watangira twibwira noneho. My name is Black Boy from Iburasira bwaryo ubone nje yoborwa. Je kubasunika, unje kubahabura, je kubicaza kunebeza basimbura. Yo, Black Boy, Swagaman, Commando, mbwa y'umukara aka gati kameze kumande zuba rivuye karumi imvura iguye karashibuka, giporoporo, kibiriti, gitiritiri n'ibindi byinshi navuze mbega. Rubaga impande zose niza nayanjye kwera cyitwa rubaga impande. Naje kubaga abakuze. Waje kubaga abakuze iyo abanyekanze bagenda barya. Ubabaga gute? Na flow. Flow zawe zirababaga. Flow zikora akazi. Zirabakeba. Indi flow gato yatwumve. Magurupe mu Rwanda dore arimo ararangiza manda. Dream Boys yagiye mu bantu sigaye ndatwa. Urban Boys yarashaje. Active birimo guhwihwiswa. Nicyo gihe nanjye ngo mbaho umuziki. Luck Boy. Swagamani imbwa y'umukara ongera imbwa y'umukara. Kweri cyitwa imbwa y'umukara. Imbwa y'umukara kweri. Nose ko aronde muraperi we yisimbwa. Ariko we ntago yisimbwa y'umweru. We noneho ni imbwa we ntago wamenye ibara ryaje. Imbwa y'umukara ifite ubukana. Haryo muraperi ninde? Namaji. Naho Bulldogs. Bulldog. Iriambwe ntiyumva ibara ryayo nta nubwo ribaho sinzi niba riba. Hanyuma Luck Boy ufite imyaka ingahe? 21. 21 yose. Ukaba uturuka Iburasirazuba kabisa. Iburasirazuba umuhe murenge? Ni mu Karange na akarere ka Kayonza. Ni mu karere ka Kayonza. Aha, wiga hehe? Ishuri naraparitse wanjye. Kubera iki ishuri wariretse? Naraparitse ni bwa bushobozi. Nuzi ko se ibintu byakazi. Ni bwa bushobozi ni buke. Wagarukiye mu wakangahe? Narangije wa gatandatu. Nyine nabyo ari ibintu bisa n'ibigoranye. Mitamparika ndabanza nkurikirana tarawese ko nabonaga bikaze mbigenze. Ubu ufite indirimbo zingahe? Mfite ingome 3. Iya mbere koraho twumve. Iya mbere na RNB. Ubuzima ni ishuri. Nataye data na mama. Urumva nuko andika mobile ko imbwa y'umukara. Kuki waje kuva muri R&B none ugatangira gukora hip hop? Hip hop iri mu rugamba rwa dance kandi naje ku rugamba ndiyamenya ari natara yarwo nyifite pe. Watangiye umuziki ryari? 2019 mu kwezi kwa mbere. Natangiye nwika my friend. Nta muntu watangiranye. Rese koko kwere ntubona swaga mba ndiho. Aha, warutubwiye ko mwaka 2019 aribwo watangiye umuziki. Nibwo nabatangiye. Ufite icyerekezo kihe noneho? Mana ese nijo ndashaka kubakubita inshuro. Asugoye ntubyo. Niyakindi cyane ukubakubita inshuro nkabica zasa agasigara ngiye. Aha. Gati komeye ku muhanda. None imvura nigwa nibwo kazatoha. Wari mutubwira ko wavuye muri R&B none uza gukora rap cyangwa se hip hop byatewe n'iki? Kuva muri R&B ngakora hip hop irimo beef man. Irimo beef irimo irakora akazi. Ubu ngubu no kuvuga ngo nanjye nubwo buryo nayenjiyemo nyine. Ndashaka gutwika rega. Hari injyana zigezweho, hari trap, ariko wareba mu myaka yashize hari zo bita ngo ni hip hop cyangwa rap. Zo bitandukaniye cyane urebye mu bahanzi bazikora hano mu Rwanda. Zo zabaye analog ubu digital hari trap. None se nukuvuga ko abahanzi bazikoraga bimeze gute mu Rwanda? Barashaje. Barashaje. Umusani wa kera ugikora hip hop. None wamara kubajotora? Ariko se
ase ko mwafunze akayira bimeze bite ahubwo se wowe urajye wasimbutse ugacara hejuru ndi mu nzira nyabagendwa hari utarakare cyangwa akayira karahangaha cari ya hejuru ubwo se ubwasi Sister turi mu kiganiro ariko ikiganiro se bagikorana umuhanda Nzira cano hejuru. hano nkwereka ubundi naramukubariza ubundi wowe wabaye umuhanzi kuva ryari ahubwo se wowe uri cyurambaza uri iki wabaye umuhanzi kuva ryari ubwo rero wamwifatiye wamubeshye abantu bose ngo bamenye ngo uri umuhanzi niki namubeshye niki ejo bundi ntabwo nkuzi wowe twigana inyiga guhuma abasazi niko urabona wowe utari umusazi ejo bundi wowe ntabwo nkuzi twigana utazi no kwigura n'ipantaro ubundi se wowe nkuzi ubu nibyagutangaza n'ibi bicwa wabitiye ibaze kwera imana nyagasani nanatiye bicwa zino keke yambaye wasanga nibyagutangaza n'ibi bicwa yabitiye ejo bundi ndamuzi twigana turokora urandisha amafaranga ari kumbwira ngo ba Majid the Black nta kigenda bariya bubatse izina kuva kera nose ubundi umva se wowe umenyera utwo utambitswe uratamikwa rega bari abakoze kuva kera reka ishwishwe byose ugira ngo nanagukumbura genda sinanagukumbura oya sister garuka wineze imbeba ariko garuka tugirana ikiganiro wineza zino mbeba zose ako bakwemerewe ihodopete siko nagupfura n'uwo musatsi hari filime nkuzimo ngerega ndi icyamamare kuva na kera bara argira filime yitwa ngo iki filime bayita Samoya Bruce Melody apana Samoya Bruce Melody Samoya filime nyarwanda hanyuma rero muri iyo filime ubukina bimeze gute iyo filime nyine akaremba nyine akaba kahagaze gutya natwaye umugabo w'abandi nyine baradufatana babafashe byagenze gute ibyakurikiyeho baza ngo bimeze byagenze gute niki se nyine sushona umugabo yarambeshye ngo nta mugore agira nza kumusura nyine muri ghetto ye mu kumusura nyine twari turyamye nyine mu ntebe turimo turafiringa iki nyine muri gufiringa iki sushona ariko wowe nuri umuntu mukuru no kazajya mbaza ibintu byinshi twari turimo nyine turafiringa nyine love yacu bongo bwo birangira umugore we ahise yinjira nyine mu nzu uza kinjira yahise agupfura imisatsi ntago nyine ntago twarwanye afite umugabo nawe nyine n'iryagitereye aho ngaho none se uwo mugabo yakuruwe n'iki wenda byatumye aca uwo bashakanye inyuma ako se bro we nushona koko niki nyine yakuruwe n'ibisabo ariko we ntago bore gafata pisi nigende bundi ndabona uri no kumbaza byinshi mukobwa koko muraziranye va kuri iriya shabunda ni maraye nese ubwo ntubyumva yitwa Nita ngakina ibintu ngo by'ubukomedi ngatwara abagabo mwariganye se koko abona zeru y'amatwi wawe uzi kubona zeru y'amatwi urenga kubona zeru ukabona zeru y'amatwi urumva ibintu aho biba bigeze ntago mwahirukanaga se reka ahubwo aje anyibonekezaho sinzi ahantu avuye ntumbaze hanyuma rero iyo urebye wenda Majid the Black ukareba na Bushari wabagereranya gute umuziki wabo nyine Bushari nuko yagiye kuntuza yagiye ku ishuri Bushari yagiye ku ishuri naho wundi Bushari yari ameze neza nese ubu koko Amaji ahantu Bushari yari guhagarara Amaji yari kuhagera rega Bushari yari ari hit niwe nyiri njyana ubu ngubu niko tubyita nubwo hari abandi barimo ariko avuga yuko ari we nyiri njyana ya trap ariko nyine ubwo nuko yaba yicajwe kunoza ku gatebe k'ishuri arimo ariga Amaji buri yashatse gukora nese ubundi nose karimbwa hanyuma rero tugenda tugana ku musozo noneho niki wabwira abakunzi b'umuziki wawe twamenye amakuru yuko hano mu burasirazuba umuziki wawe bawemera cyane kabisa niki wababwira n'abandi bari hirya no hino nk'abanyeshuri mwagiye mwigana bakuzi bazi Lucky Boy ewana bo no kuvuga ngo ngiye guturitsa igisasu nimwumva ibintu bisa n'ibiri kugenda bitigita uzamenye yuko igisasu cyaturitse si igisasu ahubwo n'intuza nikira ayo kino kintu gitigisa imisozi harya niki urutambi ngiye guturitsa urutambi Lucky Boy bakubona gute noneho ku bantu bashaka kugutumira mu bitaramo abana bafite injyana bashaka kuzikosora kugira ngo bahereze imirongo n'abashaka yuko n'abaterankunga urusu urabona nahagaze bwuma ndagate komeye ku muhanda bakubona gute rero kuri YouTube Lucky Boy imbwa y'umukara Facebook Lucky Boy rwa
Instagram Luckboy Rwa naho mbaye ndi. aha kuri YouTube maze kugiraho indirimbo zingahe? Maze kugira indirimbo 3. Nuhe mu producer wemera mu Rwanda? Ni Element ni uri gutwika ele yari yagukorera indirimbo se barayagaza nta nubwo naba n'ibicwa bigezeyo. Ibicwa no kuvuga n'ibiceri ntago naragera kuri urwo rwego ariko no kuvuga ngo gake birimo biragenda biza kandi ndakeka yuko n'ahandi sinakekaga yuko nakabaye mpari birimo biraza. Asante sana rero musaza kabisa kweri. Yes, reka tubashimire cyane mwese mwari mukurikiye Maxime TV. Mwabonye interview idasanzwe aho umukobwa witwa Divina na Anita aho umukobwa witwa Anita dusanze mu kiganiro ariko urumva ko yiganye na Luckboy yahise twinjira mu kiganiro. Mwabonye ukuntu byagenze neza cyane. Reka tubasezeranye kuzashaka Anita nawe tuganire, mwumvishe ko afite byinshi cyane akora. Muzi ngewe mu masinema hano mu Rwanda hari imwe mu makomedi namubonyemo yanabitwemere ko ayikinamo ndetse na Luckboy yabitwemere ko ayikinamo. Reka tubasezeranye kuzagirana ikiganiro na Anita. Mbashimire cyane mubwira ngo ukore subscribe kuri wowe utarayikora. Mwakoze cyane. Ciao. Yeah.